mu gihe bimwe mu bifasha mu kugabanya ikibazo cy'igwingira harimo kunywa amata kuko akungahaye ku mavitamine ndetse n'imyunyungugu. Bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Musanze by'umwihariko bo mu murenge wa Kimonyi bavuga ko nubwo bazi ibyiza byo kunywa amata haba kuri bo ndetse n'abana babo, gusa ngo imbogamizi zihari nuko kuyabona bigoye. Cyo guha umwana amata, umwana wanyoye amata arishima, agira igikuriro cyiza, agira ubwenge, mbese umwana agira n'imbaraga. Umwana amata, umwana wanyoye amata ubona ameze neza, afite umubiri mwiza, uhora unoze, ukeye, ubona ari umwana utandukanye n'abandi bana batajya banywa amata. Ubona inka biragoye, ubu inka igura amafaranga menshi, ubushobozi ntago ariko bose bafite ubushobozi bwo kugura inka. Biragoye kubera ikibazo cya mikoro, kubera yuko ubushobozi bwo kugura nk'inka ari ikibazo. Ariko natwe tuyibonye, natwe twagira umwete wo kugira tukajya turayahirira tukabona n'agafumbire, ubwo tukanywa n'ayo mata, mbese natwe turi n'ababyeyi. Ibyiza byo kugaburira umwana amata nuko agira uburere bwiza, umubiri ukamera neza. Ku bijyanye n'izi mpungenge z'aba babyeyi batuye mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze, Sostene umukozi wa RDDP umushinga ukorera muri RAB avuga ko amata adahenze ugereranyije n'ibindi biri ku isoko, ku buryo n'udafite inka abasha kuyabona bitamugoye. Muri bimwe mu bifasha kugabanya igwingira ry'abana harimo kunywa amata. Ikindi nakubura abantu nuko amata ntanyurwa n'abana gusa, ni byiza yuko ari umwana ari umukuru ayanywa. Ikindi nuko amata ntabwo ari yahenda kurenza ibindi byose. Abantu bari hano bakuru abenshi nk'abanywa inzoga, muzi ko mitsingi igura amafaranga 1,000 kugenda hejuru, ariko litiro y'amata ujya ku ikusanyirizo hariya mu Kinigi cyangwa se Shingiro igura amafaranga 200. Urugo rwose rukaba rwabasha kunywa icyayi kirimo amata, za myunyungu tukayibonamo, ubuzima bwiza bukaboneka muri abantu bari mu muryango. Muri rusange mu gufasha ababyeyi kubonera abana babo amata ndetse nabo ubwabo, hirya no hino mu gihugu hagiye hashyirwaho amakusanyirizo y'amata kugira ngo ushaka kuyagura ayabone bitamugoye. Ni nako gahunda ya Gira Inka ikomeza kugenda itangwa ku miryango itishoboye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.